Okay, reka turebe hano tangi afande asohoka mu modoka gutyo hari wari umwishe inyuma ni cyande rero ni Cyabimana afande mukumara gusohoka mu modoka ahita yegekaho gusa hari urwo afungiranye hano rufite ubwo rwose rwita Rwabimana hano afande ahita yirya urwara rwose imodoka afata ku ntoki agahita asiga nayifunze mu buryo bwa gisirimu rwose barakwereka hano afande maze kugenda Cyabimana nta kindi gikora gisigara gihiga ko yabahishe urufunguzo kumbi afande aba yarujyanye hano muri kwa kureba urufunguzo ararubura afande rwose aba ari kuza yigendera ajya rwose kwiryamira avuye muri misiyo yiwe hano Rwabimana rusigara rugenda rureba rukavuga ati nta wundi mwanzuro reka nkwereke hano afata umugozi y'imodoka akayicimbagura akayishushanya agasani kurikira akantu kandi kurikira rero kurikira ngo unarebe hano rwose amara gufanya gusa imigozi y'imodoka agahita yisoramo akazana rwose akayitonora muri bwa buri nawe dusanzwe tuzi tugiye kuzitara mu ngo zacu kuntu tubigenza hano araza imigozi akawushira agahuza hano kurikira akantu kandi urebe araza hano agahuza imodoka ikavuga agahuza uko wuje imodoka niko yaka akavuga ati wawe ati ntubona ati noneho reka nze nkwereke uko wuje nikavuga hano ahita kandi ajya kuri amburiyaje agakandagira no kumura none agahita ahuza ya migozi yitonze yipoye imodoka yake kumbi imodoka imara kwaka sasa kuri kintu nareba akantu kandi imodoka amara kwaka hano rwose akangaja agahita ashyira amafitezi agahita yikomeza kuri kira kantu kandi afande we ntabyabazi ntagazi ibiri kujya imbere ese ninde wapfuye ntabyazi hano barakwereka wa mujo wacu n'imodoka ahitwa yipoye afande sevu wacu hano aza kose gufungura muri ko kuza gufungura disi ndebere aza gufungura agasanga yibagiye urufunguzo mu modoka rufungura inzu ese gura kona cyonyine urufunguzo ararwibagirwa nyabona kurikira akantu kandi muri ko kwibagirwa uko afunguzo nta kindi kibo afande sevu wacu adusubira inyuma ye rwose ubona yarakaye n'umurakare cyane kwa jamani sana barakwereka rwose hano uwebye imodoka we aracyakata amakoni azi cyane rwose zagatsinda na zabaskatano hepfo rwose azikatana rwose muri ya mihanda iriya y'ibyaro rwose y'ibitaka hamwe abajene bari kubaka hano rwose barakwereka umujura wacu nta bwoba nta n'ishari rwose agenda gake afande mukuza aza rwose yipowe atari ko se ati ibi ni ibiki ati imodoka zose ko mbona nta modoka yanjye hari ati zino modoka zose ntayange irimo pe hano afande zivo biramucanga akavuga ati imodoka ko ngize hano zizaparitse kuri zino metero 30 santimetero ebyiri none se imodoka yagiye ati rwose katari urushinge katari iki imodoka yabigiye he ati ndagowe ati se ko ntaki ko nyifite ati rwose imodoka ngize hano yari iri hano rwose hano barakwereka umujura wacu we abarakigendera gake purapura bucuce mu gace abakigurukira rwose yitonze yipoye hano afande Stevo agomeza kuvuga gusa amagambo yibaraguza kumbi imodoka iri kugira iyijya hano afande biramucanga gusa mukumura kumucanga ahita akuramo telefone kuri kira kantu kandi ahita akuramo telefone hano agahita atangira kureba ko yize geography akaza kuzuminga ahantu yabiherereye araza akareba abashyizemo akantu kamwereka amerekezo y'imodoka ye ahigeze hano ahita areba ati yaciye hano bro ati nanjye reka nirukanka no muhanda nshobore kuza kumufata nipoye nitonze afande umuhanda aho icyo bita ugeri afande rwose umuhanda w'amaguru akaguru kakavuduka hano rwose umurara wacu we abagikatakata karitsiye ngo arebe aho yayitsimba mama karitsiye zacu ni nkiri ndabona ni hano ya rwose zabatsinda hano barakwereka umujura wacu Cyabimana kiraza hano kikatakatishwa hano hari abahari rero ati reba uriya mujama ati imodoka reba haranyujije we ati abona ko buriya byemewe uwo ninde uwo ni Cyawufumbaje kicanye na cya Badimas hano barakwereka noneho kurikira akantu ku kandi kurikira rero unarebe sasa rero hano rwose barakwereka bano bitegereza umuntu utwaye imodoka akayizana ahantu mu byatsi mu biyogori ahantu rwose harangiye uyu muntu koko ni shyashya
tumwizere. Ati reba ahantu ayiparitse, ati kubera iki se ayiparitse hariya? Kurikira akantu ku kandi rero, kurikira ngo unarebe. Hano Habimana araza hano agava mu modoka agasohoka agafungura inyuma, afungura inyuma tugiye agiye gukoramo iki Nyagasani. Hano muri ko gufungura inyuma, hano araza agakoramo ikintu bita briefcase. Briefcase rero nta kindi kamaro kayo ndaho utwaye inote. Ese buri harimo amamadari cyangwa ni ape utari busangemo, akaba yaruhiye ubusa, ariko ntarebe n'imodoka n'amamiliyoni kurigira akantu ku kandi kirahengeza iburyo y'ibumoso kigasanga harimo amafaranga rwose wabona ugahita ukira. Aba baramubona bakamubara, ati sha, ati mbega ibifaranga muhungu we, aturamponera yererererere. Hano rwose abangaba batangira kuvuga ati duwe turamuteze karabaye. Hano rwose barakwereka rwose ikijuru hano cyacu rwose nta bwoba nta n'isoni. Hano aratangira ati ati sha, ati none reka nze nkwereke, ati ntabwo ari buncike ndagace yo reka. Barakwereka hano afande we abakizaguruka ari rwose ubona rwose areba amerekezo, ati dore nanga yaciye, agahagarara hano akajya kongera kuzuminga kurikira unarebe zaza. Hano araza akazuminga kaya kantu kagabaro katukura niko kaba kari kumweka amerekezo ahantu imodoka ye igeze gute iherereye. Nyagasani burangiye nize geography mba mbizi, nize geography ariko nubwo ni ibintu byo gusobanura mbiziho gatonya, ariko na geography nareze. Hano barakwereka noneho cya kizambo cyacu ngo ni cya Habimana gifata briefcase, ati wangu bataza no kufata reka none mbe yo nayitsimbye niyo banjweka. Ano mafaranga nayazayatsindira nagatubutse, reka nagatubutse nazayatsindira. Nyagasani kurikira akantu ku kandi rero, kurikira ngo unarebe. Hano araza hano akayitsimba muri ubwo buryo, araza akayitsimba gake gake, niko afande we abakizaguruka cyane ari muri movement. Agera ahantu abonye mucanzi agahita afata mapu akareba ati atari ko siko mbona biri guhinduka, ati buri mu kugira no sasa ahita areba imbere ye agasanga imodoka iparitse. Mu gusanga imodoka iparitse imbere biramucanga, ati iriya si ya modoka yanjye we, ati reka niruka njye kuyireba. Afande anyanyura gogeri avuduka cyane yirukanka sasa bucice mu gace. Aba rwose nabo babonaho umujama amaze gutsimba amafaranga, ati reka tukwereke nitwe bajeni abandi bose rwose baje kubara amazu. Hano bahita baza gake gake purapura bucice mu gace bitonze, ni cya Fumbaje na cya Patemas. Baza gahoro gahoro gake gake, baza bipoye binenetse, abatanaseka ahubwo shyamba basekera iki. Baraza hano ati we tuza noneho ngenda nyazane, nimara kuyazana turi buze kujya gute kuyagabana mu bundi buryo. Hano rwose cya Fumbaje kiza gake gake purapura gake gake bucece mu gace kurikira unarebe. Akaza hano agafata briefcase agahengeza ibumoso n'iburyo, agahita aca muri ubwo buryo, agahita avuduka ati wana atayatwaye atsinde twakarenze muhungu wa, ati rwose gwino hungu banguka bataza kutujwata, atayanga atwaye atsindiye, atayanga ntago twayabura bro. Ati hano rwose uyu nguyu aza mu modoka avuze ngo maze gutsimba inote ntawe uri butsimbure, kumbi baba yajyanye kare. Aza no gufungura indi briefcase ngarebe ko harimo ibindi faranga. Muri kwa kujya gufungura sasa kuri cyuno rebe afande Steve aba yamuhageze kare, arafungura hano agasanga yo nta kintu kibereyemo, agasanga neputi. Hano rwose kuri cyuno rebe amara kujugunya briefcase takatapure nziza cyane, ati wa Mukretasi urambone numvishi. Afande wacu ahita amufata mu mashingo, ati vayo hano wanjye geraho, ati no munsi ntabwo uri bucike ndabukubite nk'usatsi, ntabwo uri bunyerene ukuri kwima. Ati iyi modoka wayikuye hariya ko ntacyo wayikuye he, ndakubaza amafaranga yaremwe ahangaha ni nyabura ntura ari bunyire. Hano rwose afande Steve aza gufungura ahandi kimurangira, ati nari maze kuyatsa imaguru nyakorera rwose afande basi gira impuhwe fande ubona koko. Hano araza kaza agasanga nta kintu kibi, kumbi baba bamutsimbuye kare. Fumbaje na cya Patemas biba byamaze kuyajyana kare. Hano rwose afande araza hano akabura amafaranga. Hano Habimana kimaze kuyabura, afande atagitimbura urushyi rwiza cyane, ati ve wa Mukretasi we ntabwo uri buncike. Afunguye imodoka ati genda se wa Mukretasi we. Hano rwose agahita mu modoka agahita agira gute nawe yinjiramo agatangira akagisharira imodoka ye kurikira akantu ku kandi. Filimi yacu ni niko iri kugenda agera ku masozo. Nyabuna nkushishikariza kutibura kwiba ntabwo ari byiza, gerageza ukorere utwawe kandi Nyagasani ndabakunda cyane.